inzovu y'imirindi. ubuzima bwanjye buri mu buribwe ubundi mu ndege warangoye nsigaye nicuza mpagaze ndi njyenyine gira ugaruke kuko warangoye. Alo? Alo? Sheri bite? Sheri ni byiza pe. Ubwo ni byiza? None se ni ikihe kibazo kandi? Musaza wanjye yenda kunyica. Akoze iki se kandi? Umva yahe mu gitondo anuka. Birinze bigere zino saha n'ubu batarongera. Mwapfuye iki se kandi Sheri? Nyine. Namweretse ifoto yawe itarakara arantuka. Ifoto yanjye ararakara. Sheri nise ubwo ntabwo nzi cyaba cyabiteye pe. Arimo aranuka kuva mu gitondo, arimo aranuka sinzi imana. Nese araho hafi. Oya yagiye mu kazi. Sha ubwo nyine sinzi pe. Ubwo se sinzi icyo mwapfuye ntabwo napfa kubimenya Sheri. Ubwo nyine nta kundi sinzi ukuntu turi bubigenze. Ubwo nyine nakomeza kurakara ikintu kuraza kumbwira sibyo? Sawa ndakubwira. Kandi ndagukunda. Nzajya kumusura ndebe n'uwo musaza we urumva bitoroshyera. Yega sugo yaba ako se ntaho byabihuriye n'umuyobozi. Umuyobozi je yarubiye kuriya sone nibire mu twitoza mbaza Sheri wanjye ibintu nabyo nzajya kumusura numve hasa ninjye nkasanga ni umuyobozi we rwanzengereza Keve Makenga. navuga ngo nitwa Makenga Jacques Keve. Ko umuntu yishangiye ando kuka we kabuna umugongo yewe bandi baguye we kugira ngo sikubona bari bamfashe we baramfashe naho nubwo bari bamfashe hano umugambi soje rugiro njyaho ngwicya nka mwaka fone aho nkaho yanyetse naho bahamagaririra ahubwo akantimbagura ubonye imigera mpaye nta mukobwa ye bamufashe nk'Imana ariko ntacyo aburetse nzabereka cyo ngaho yarajya he arabatangeze kureba ko munsabwe kanumva ibyanjye bambwira kanumva rwose Amakuru yawe muhu. amakuru ni meza yewe abantu ngo ntabwo ndi umugambanyi nta kintu ngo ntabwo ngambana rwose ni ukuri kw'Imana si nta nubwo rwose rugwira nta n'ikintu twamukoze nako ntacyo rwose ni ukuri ntabwo ndi umugambanyi rwose ni ukuri ntabwo ndi umugambanyi rwose ni ukuri. Ariko se usigaye warasaze? Ntabyo zise none se ko mu nama duheruka twakoze bushize ko nabonaga uri muzima byagenze bitera? nta kintu wamenye se Ibiki se kandi musore? muyobozi nawe rega ndacyakwibuka ndacyakorwa rwose mba nyina komeze ina turaseka rega. Ariko reka nkwegere ubundi ngire n'ikintu gito nkubaza. Nyagera Nikoye nkwibarize kuri ya makuru ya nama twigize gukora ubushize. Ubwo navugaga ku bujyanye n'uburenganzira bw'abana n'ihohoterwa rikorerwa abangavu. Ubona inaha muri no karitsiye hari utuntu tugenda turi guhinduka mo ukuntu. Birakosorwa rwose birakosorwa ariko sibye hari udukobwa tubiri nsigaye mbona turaraducaratara amajoro yose nitwe tubiri twonyine dusigayemo n'akandi kamwe katewe inda gusa n'ibintu byose biragenda. Aratwita se? Yarayitewe rwose aratwita. Ubwo so mwanega mu wakangaye? Yewe ni pisigisi niko nabyumvishije ngo ni pisigisi ni ukuri rwose. Agira ababyeyi se? Arabafite bombi ni ukuri rwose. Ariko ntacyo mbo ngiye kuba ngenda ngiye kugomeza ndakurikirana amakuru neza urakoze kubwo ayo makuru mpaye nga nawe guma muri komedi zawe ngaho dore dore mwamwe mu bamuri mu bya komedi ubwo turi kumwe ubwo ngubwo ariko abaturage binana n'abakunze abaturage binana turi beza cyane sawa yego sawa mbega ikiyobozi cy'igiti ndakirindagije ariko imigeri nariye nta kintu cyamenye.
koko iriya mbwa ngo ni Makenga mana mushiki wanjye nawe arananiye ari umwe mu bantu bananiye Makenga nawe ngo mfite ngo umukobwa ngo sheri mwiza koko iriya mbwa ose koko nubera ko kazatara ahantu mbyemere ntabwo byakunda pe ntabwo nabyihanganiye ngomba gushaka ukuntu mbigenza pe niko bimeze. ntabwo nakubwiye uburyo byagenze. ntabwo wambwira ariko sheri ndumva munda ari kubona igikuru gahoro nyine ariko nta kibazo ndambwira. reka nkubwire inkuru ndi bukubwira ati umukira. nari niyicariye hariya nifitiye telefone mbona urusaze ngo ni Madungu uraje n'ibikoti bibi wagira ngo ni bya kivumvura abana birirwa bavuga. Madungu urese yaransetsa buriya mukunda nanjye yansetsa ariko namukubise ngaho wamuhoraga iki se kandi wa mugabo abantu b'abandi uzahabika umunsi naje niruka ntabwo wabibonye. cyangwa ngo ntiwari wahubonye amazima baki umutima wese nawe usizeyo bibona buriya ni Madungu ure wankanze we na Makenga. Madungu yego komana nibo baguhemukiye bigeze hariya koko buriya byaramba ese bagukanze bate kandi ubazi. icyambabaje nuko Makenga ngo bankanze hakosha abagore mana imitato yayo ngera ntangaza ngewe Makenga namuhaye akazi ko kundinda nazi ko ari wabikoze umunsi cyo nagifasha reba aya maboko yanjye nzakirobura ngero rugwiro ntunzi se wowe noneho bimeze ute. oya nta kibazo sheri ariko nkomeza umbwire iyo uzakigira ute se ntacyo umugore sibundi Kareva yagiye he gusa umwana wamwihoreye komeza ubwire ariko ukuntu byagenze rwose ngo mana ubusa yaje nakubwira ngo nuko muhishe ibintu umuntu yakakwiye kubikemura hakiri kare ugatanyira guhanga ibiki nkuru ufata mu nda sinawe ko mu nda ari kundya gahoro ukuntu nyine mu nda ari kundya sinzi ukuntu nyine ndi kumva ameze simbizi byose bitangira ari gahoro. papa ni umugome ubise inkoni neza neza umugongo urakewe ntabwo nzongera kwiba ariko nawe niyongera kwiba nanjye nziba niyongera kwiba nanjye ariko yongeye kunkubita nahita nza mwinjira mwihisha ntabwo yambona no buriya ntarufashe ariko ntarukubise no asishiri wakanganya gato kandebera amazi yo kunywa make y'ukuntu ndumva nameze neza akanyazana ubwo mana we ndavuye we by'abagore ngaha amazi madamu yakiraho